ubushakashatsi bwakozwe na Robinson mu 2002 bwagaragaje ko 93%, 93% by'abanyamerika batunze Bibiliya. Mu Rwanda 91% barwa nk'abakristo. Mu bushakashatsi bwakozwe mu 2022 bwabundi bwa National Census bwagaragaje ko 91% by'abatura Rwanda by'abatuye mu Rwanda ari abakristo. Muri Amerika ho 93% batunze Bibiliya. 60% muri abo batunze Bibiliya nibo bonyine bayisoma rimwe na rimwe. 60% muri 93. Hanyuma 40% bayisoma rimwe mu cyumweru. Ubwo bigomba kuba ari umunsi wo ku cyumweru bagiye mu materaniro. 40%. Itangaje nuko 25% nibo bonyine basoma Bibiliya nibura mu buryo buhoraho. Nabwo ntabwo bivuze ko ari buri munsi, ariko nibura bayisoma mu buryo buhoraho. Aho ni muri Amerika abantu bose bize ho literacy rate cyangwa se abantu bazi gusoma no kwandika umubare wabo uri hejuru cyane ugereranyije n'uwacu, ugushobora kwibaza ngo mu Rwanda aho bimeze biti. Ariko ubundi bushakashatsi butangaje bwakozwe n'ikigo cyitwa Center for Bible Engagement, nabwo icyo kigo nicyo muri Amerika gikora ubushakashatsi ku bintu birebana n'iyobokamana ariko cyane cyane bwibanda ku Kristo. Bavuze ko ubushakashatsi bakoze babaje abantu benshi cyane, basanga abantu benshi ingaruka nziza cyangwa hatangira kuba impinduka mu buzima bw'umuntu ariko nibura asoma Bibiliya 4 mu cyumweru. Ngo kugeza kuri 3 mu cyumweru nta kintu cyo cyagahindutse mu buzima bw'umuntu. Abageza 4 no kuzamura bimwe mu bibabaho nibingibi. Cyambere umuntu usoma Bibiliya nibura 4 mu cyumweru no kuzamura, basanze bene abo bantu basharinga faith, babwira abandi bagenzi babo, babwiriza ubutumwa bwiza cyangwa babwira bagenzi babo kubyo kwizera kwabo inshuro 228%. Amahirwe y'umuntu usoma Bibiliya nibura inshuro enye mu cyumweru yo gusangiza abandi ukwizera kwe iri kuri 228%. Amahirwe yo kuba yadisciplinga abandi, yakwigisha abandi bya Gikristo ni 231%. Naho iyo kuba hari byanditswe yafata mu mutwe niba asoma nibura 4 mu cyumweru ni 407%. Hanyuma Bibiliya kuyisoma ntabwo bigira ingaruka gusa mu kuba wabwira abandi ibyo wizera, mu kuba wagira abandi disciplinga cyangwa se utoza inzira z'Imana, no mu kuba wayifata mu mutwe gusa, hari n'ingaruka bigira ku mico y'umuntu, ku mico bwite. Basanze abantu basoma, iyo umuntu atangiye gusoma Bibiliya nibura inshuro enye ku ijana, amahirwe yo kuba yasinda agabanyuka 57%. Iyo nubundi ni bwa bushakashatsi nababwiye bwa Center for Bible Engagement, ikigo gikora ubushakashatsi muri Amerika. 57% bigabanuka kuba abantu banywaga inzoga bafite ibibazo byo kunywa inzoga nyinshi bagasinda. Iyo batangiye gusoma Bibiliya nibura 4%, bigabanyuka 57%. Abareba pornography cyangwa amashusho y'urukozasoni yasoma nibura 4%, 4 inshuro enye nibura mu cyumweru, bigabanuka 61%. Hanyuma abaci nyuma bo bashakanye, sex outside marriage, biganyuka 68%. No kuvuga ngo niba uteganya gushaka umugabo ukaba wize neza kataza guca inyuma, wasanga Jess na Divasoma inshuro nibura enye mu cyumweru, ngo bene abo ngabo bitabiganyuka 68%.